cyo kintu gikuru gikomeye kandi n'ibindi byose uko twarohowe abatekereza ko ari nayo mpamvu ikomeye ituma duteranira hano. Imana ishimwe. Amen. Ndashaka ko turirimba igitero cy'indirimbo y'ijana na mirongo ine n'icyenda ivuga ngo twaririmba igitero cya nyuma kivuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye niko inkunda ntakwiye. Niturangiza ndaza gufata igihe umwanya mutoya tuganire ku ijambo ry'Imana kuko nagiye umugisha wo kuba imbere yanyu uyu munsi. Ubundi tuze no gusenga dusengera ijambo ry'Imana niba byatubwiye, ubundi Imana ikomeze kuduha umugisha. Turashima urukundo rwa Yesu. Haleluya. Nuko muri njyana y'ibyo ndanavuze ngo turashima Imana ko twavukiye ku ngoma y'Umwami Yesu. Ariko ikintu gikomeye ni uko imbabazi ze zitarangiye, ahubwo yaradukunze. Umuntu ashobora kugirira imbabazi kubera ko uri muri situation runaka, ariko bikarangira aho ngaho akigendera, akaba yaguha ibyo ukeneye, akaba yagukura mu kaga, ariko bikarangira mutabaye inshuti. Tujya tubagira, twagiye tugira abantu batwitaho, ariko bikarangira ari n'Imana yo poromosiyo imuhaye, akagenda akibagirana. Ariko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Yesu tuvuga niyo upfuye araguherekeza, ndetse kandi ntabwo mujyana gusa mu rupfu ngo no mu rupfu mukinjirana. Haleluya, haleluya. Yesu ni inshuti yacu idahemuka.
ndashaka kubabwira uko urukundo rwatangiye bagenda gake kugira ngo yenda abakurikira bagenda basobanurira. Uyu munsi nifuje kuganira namwe ijambo rikomeye. Impamvu rikomeye ni uko rigize 100% abo muri mwe. Uyu munsi nashatse kugukoraho, ndashaka no gukora ku marangamutima yawe. Nashatse kuganira ijambo ryuzuye 100% ubuzima tubamo. Niyo mpamvu Bibiliya ari igitabo uboneramo imibereho yose. Bibiliya kandi ikaba igitabo kirimo ubuzima bwose. Nanjye naratekereje ko ari uyu munsi bwigishe akanigiye ndategura kubona ko nitwaje ibintu byinshi, ariko ibi ngibi ntabwo ari ngiye kubabwira, aho ndashaka kubwira ikintu kimwe gikomeye. Haleluya, haleluya, amen. Ndashaka kubwira ngo byose bihera aho umuntu abikira teatre kuvuga ngo byose ni mu mutwe. Ibintu byose birana. Iyi parti ikuyeho bwaba ari mu muri physique na mu buryo buri scientifique bwose. Ukuye iyi parti y'umutwe umuntu amuciye nawe urangiye. Ariko si cyo ndashaka kubwira. Ndashaka kubwira ikintu utekereza ari byo. Imitekerereze yawe nawe uranga. Birakomeye bisa n'ibikomeye ho gato. Kandi nta mpano ugira udatekereza. Imana itari mu bitekerezo byawe ntayo ugira. Muzima kubivuga. Hari abafilozofi b'Abafaransa uwo bita Montaigne n'uwo bita Descartes bagerageje kwerekana umuntu uwo ari we. Bashatse gusepara ikintu bita repanse na corps y'umubiri ufite. Montaigne we yavugaga yuko umuntu agizwe n'umubiri gusa. Icyo tubona aparance physique, isura, amenyo n'ibindi uko ugenda amaguru n'amaboko. Ariko Descartes akavuga ikintu kimwe akavuga ngo no, umuntu agizwe n'umubiri na base cyangwa se esprit. Ibyo bintu umwe agashaka kwerekana ko kimwe kiruta ikindi, ariko biza kurangira bafashe conclusion, bafashe umwanzuro, baravuga ngo umuntu ntashobora kubaho adatekereza. None ushaka kubwira ko ibyo utekereza maze ubisi kubona imodoka niyo niza akavuga ko garantisha. Reka dufate ibitekerezo, urabona muzi ko imodoka idafite vitesi ntishobora kugenda. Ayo makuru murazi. Ntabwo ushobora kwatsa imodoka ngo uvuge ko bazagisunike kigenda kidafite vitesi. Urumva ikintu gituma amapine yikaraga ni vitesi. Kuko iyo umaze gukora kudeburira ugashyiramo vitesi, urabizi ko bahagurukira muri vitesi ya mbere, nibwo imodoka itangira gutura amapine nawe ukagenda. Reka no tuyigereranye n'ibitekerezo byawe. Nta hantu ushobora kugera mu buzima udatekereza. Mu yandi magambo, ibitekerezo nibyo bigize kubaho mu buzima bwawe. Repanse bishatse kuvuga ngo tubaho bingana n'uko dutekereza. Ibintu utazigera utekereza mu buzima bwawe ntabwo uzigera ubigeraho. Ntabwo ndabeshya. Iyo musomye mu gitabo cy'Intangiriro, Bibiliya avuga ngo nuko mu ijuru baricara, barangije baravuga ngo reka tureme umuntu, baratekereza. Urimo kubyumva? Twebwe ubwacu mbere y'uko tubaho turi muri pansi. Ni pansi zatumye tubaho. Kugira ngo uvuke, papa wawe na mama wawe barabitekereje. Ntabwo ari pari azaba byaje. Bishyize hamwe baratekereza baravuga ngo ni gute reka tubyare. Noneho bakakubwira ngo ibintu byose bituzengurutse, ubuzima bwose butuzengurutse bugira icyo twita imitekerereze. Ariko ahangaza kubaganisha ku cyo bita imitekerereze.
imitekerereze yagutse iri mu Mana. Haleluya. Ahantu hose twakora muri ya mitekerereze y'inegativu isanzwe y'abana b'abantu, twigire mu mitekerereze y'Imana. Kuko Pawulo yigeze kwandikira abantu bamwe arababwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ariko muri Francais ho ntabwo bavuga wa mutima, ahubwo bavuga ngo mugire ya ntekerezo, bya bitekerezo byari biri muri Yesu. Ibitekerezo rero birashatse kuvuga, reka mbabwire ikintu gitangaje. Impamvu nabwiye ko ijambo rikomeye, nagira ngo mbabwire ko ibitekerezo byawe iyo utabigumishije hamwe, abantu bashobora kukubona gusa aho wicaye ariko udahari. Niyo merema ikomeye. Dushobora kuba dufite umuntu hano mu iteraniro tubibona fizikoma ariko pansiyo zitari. Ibyo byari byabaho. Ugasanga umuntu yageze mu Bufaransa ariko ibitekerezo bye biracyari muri Afurika. Ni ukuri rwose Ubufaransa ntabwo bwicaramo na rimwe, niyo aryamye niyo arose arota ka gasozi k'iwabo, niyo atekereza n'ibyo muri Afurika. Ugasanga umuntu yicaye ku ntebe y'ishuri ariko kwiga, bakaba babona yicaye ariko ibitekerezo byagira hamwe. Bisobanuye ngo kimwe mu bintu tugize nshaka ko dushyira hamwe rero niba Imana tugiye ngo duhuze umutima, ntabwo bivuze ngo muze imitima yacu n'inyama, ahubwo Imana ivuze ngo muhuze imitekerereze. Niba mwicaye mu iteraniro mutekereze ko mugiye gukora urubanza adorasiyo, Erika bari batekereza icyo kintu agikweteho agihangeho amaso. Padiri mu Gatolika yari akunda gutangira gusa akavuga ngo imitima yanyu yerekeze kuri Nyagasani Imana yacu. Muzi ikintu yaravuze, muve mu bintu by'inkoko, muve mu by'amabere murimo, muve mu by'imiryango yababaje, muve mu gahinda, ahubwo dutangire dutekereze. Babaye nabi bashyize menya niba basubiza ngo tuyerekeje kuri Nyagasani. Ziri ukuntu babivuga. Bisobanukiye. Bisobanuye mutekereze ibitekerezo n'ikintu gikomeye. Kugera ubwo njyewe na Clementine dushobora kuryama mu buriri tutari kumwe tugatandukanywa n'iki. Byose babwiye ko bibera hejuru. Siko mugasubiza. Mwebwe muratira n'ibintu ushobora kubana na Clementine tuzaturyamana ari uko nanjye gukwana. Uzi ko ugendana n'umuntu murimo kuganira, wajya kubona ukabona ngo agahisamo kugendera se ntabwo abura. Sinari ndaje ntitwagendana, ariko yamaze gutandukana nawe muki ubitekerezo. Ubu ushobora kuvuga ikintu mwese nkabimbura mugahita muvanga. Ubu ushobora kuvuga ijambo hano utari imbere mwese nk'abakura mukibagira ko muri imbere y'Imana. Kubera iki? Ibitekerezo. Reka dusome ijambo ry'Imana ritubwiraho tubone gukomeza. Tugiye gusoma Matayo Matthieu 15, turasoma verset 15 nako verset chapitre 15 verset 10 kugeza kuri 10 cyangwa tunarangiza. Mbabwire uburyo bw'ibitekerezo bikomeye. Matayo 15 uhereye ku murongo wa 10 haranditse ngo amagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe, ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo gihumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Aya magambo ararakaza. Arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Nimubareke ni abarandata impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi iyo iranga zindi zombi zigwa mu mwobo. Petero aramusubiza ati data dusobanurire uwo mugani. Aramusubiza ati mbese namwe murajijuka ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yayo, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima,
nibyo bihumanya umuntu, kuko umutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana, guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ni igihumanya umuntu. Imana tugirire neza. Haleluya. Ahangaha turacyari ku ijambo rivuga ngo ibyo dutekereza. Nicyo kintu turimo dutinda. Turacyatinda cyane ku ijambo rivuga ngo ibyo ntekereza n'ibyo nawe utekereza. Yesu rero hano nawe arabihanisha. Ubwo yari ari umuntu ajya gusangana n'abantu, bamukurikije amaso ko barafite umugenzo wo kubanza kujabika intoki, hanyuma barangije babona nta muntu wadakoze. Ariko we yerekana ko ariko biteje ikibazo. Arangije avuga ati kudakaraba si cyo biteza ikibazo, ahubwo bwari ibyo mutekereza gukuramo mukaba mwasoma mu kanwa kanyu cyangwa no mu bitekerezo byanyu nibyo byabateje ibibazo. Nimuza gusoma neza ibyo mvuga, repanse zigira efekite ku buzima bw'umuntu busanzwe, iyo ari panse negatifu. Dufite abantu bajya batekereza ko ibintu byose bitakunda, kandi ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 hano muri kino gihugu bwagaragaje ko 35% y'abantu bagira agahinda gasanzwe, depresiyo, ari abantu baterwa n'imitekerereze negatifu. Arareba akavuga ati wacu ntabatuza amafaranga tuzayacura, mu kazi baranye hagajya ari urukundo, amafaranga mbega ntahagije, umugore wanjye anshyinyuma kandi akora amufata. Abantu bagira ibitekerezo negatifu bose bagira stress. Icyo ni cyane, baba bafite irritabilité iteye ubwoba, igihe cyose bari irite, yaba afite ikibazo, mbese agira ibintu byita kujagara, aba ari désorganisé, aba ari désordonné à cause y'ibyo bita les pensées négatives. Murumva deja yatangiye kugira gute, tangiye gupfa. Tugira abantu biyahura kubera kugira icyo bita les pensées négatives, kugira ndashaka ngo imitekerereze yawe umunsi nawe wiyangirije ibyawe ni umunsi wari umaze kugira imitekerereze ipfuye itandukanye n'ibindi bintu bigomba kugenda. Mugira ngo icyo kibazo operasiyo zose rozireba umuntu aragufata burya kugira ngo umuntu ujya kubanga ntabwo utangira kurya, abanza kugiraho imitekerereze itari myiza, iri negatifu. Yarangiza abanza gupanga mu ntekerezo. Burya abantu hari abantu bamunzwe n'ibintu bita ibitekerezo negatifu, n'ibiye mu bihugu byose, ku buryo umuntu akubona agatekereza ngo uriya we ntacyo yamarira mutaranagaragara, uriya ntacyo azimarira, nta kintu akuziho. Watangira umushinga, Felix arabizi ibintu yabifasha, umuntu akaza ubwo Nehemiya yaratangiye kubaka inzu y'Imana. Tobiya yari mu bantu bamwe bari bafite icyo bita les pensées négatives bicane. Yaje ariko bari kubaka n'abacyana n'abana bafite ayica ati jyaho papa tugororwa icyo ngicyo ingunzu n'ibyurira, ingunzu ni mutunga tungana no twagoye twafeke ati n'ibyurira se bizakunda hasi. Urumva ibitekerezo kandi kugira, ariko Nehemiya yari yaramaze kugira ibitekerezo biri mu Mana. Haleluya, haleluya. Yamaze kumva ayo magambo, aragenda arasenga Imana kugira ngo barimo baramukangisha ngo umurimo wawe ntukore, ngo ariko Mana ntukomereze abantu. Iyo ufite pasi ziri positive, umuntu akubwira ko bitazakunda, wowe ukavuga ngo bizagira gute, bizakunda. Umuntu akubwira ko utazagira umugore ukavuga uti nzamugira. Satani akakubwira ngo wowe uzavuga ngo uzagira gute, nzahagira. Akubwira ngo wowe uzahagira. Niko mu Kristo byagenze. Apolo yashatse kubishyiramo ibitekerezo biri negatifu, aramubwira ati uramuka cyane. Mu Kristo aramubwira ati ndaba mu rwego rw'irimbukiro
buruhukiro nkajya mu gihugu cy'isezerano. Aramubwira ati reka mubwire ikintu wibagiwe. Ati umwami ujyaho yanga abanyabyaha kandi nawe warabikoze. Izo ntabwo ari ibitekerezo bipfuye. Amuzanira raporo kuko murabizi ko dukora ibyaha Satani n'ibiteza aba yabibona. Amuha raporo yose y'ibintu bibi yakoze. None hano ndamubwira ati rero uyu mwami ujyaho mufiteho panse positive. Tereka muhamagara utazi. Ati umwami wanjye ni umunyambabazi. Hari ibintu bamaze kunshingaho ubwawe. Ariko reka nguha andi makuru. N'ibindi bintu nakoze utari yamaze kubimbabarira. Ahandi aravuga ati ariko ngo akora ubona kandi amababa ubundi aje gutera. Ibitekerezo bizima byishakira inzira. Aho ugeze heza ni ukubera ibitekerezo bizima wagize. Iyo ufite panse ziri positive ubwazo ntabwo zikeneye ko ugomba kugira ahantu zishakira zo ziratobora zikishakira zikigendera. Niko byagendetse mu bwami Dawidi. Dawidi yarageze ku rugamba yasanze bene se baragize panse negative. Bari baragize ibitekerezo negative ku rugamba barimo barwana. Nagira ngo babwire yuko bakristo benda urugamba rwana burya ubanza kurutsindirwa hano. Mbona mutabe mu mbere neza ibintu byakunaniye wabanje gukubitirwa hano. Harakuzonze harakuzengereza. Niyo mpamvu kandi urugamba rugiye gutsinda. Urugamba rwo kutatsindiya nta muntu uzakurengera uretse Uwiteka. Dawidi yagiye ku rugamba asanga bene n'ibigabo bikuze by'aho ngaho abajenerali bazi kurwana intambara bazi no gushushanya uko urugamba rumeze bazi icyo bita gukubita inshuro. Icyo bita gukubita inshuro ni uburyo urwana urugamba wari ukomeye ugasubira bakagira ngo watsinzwe ariko urimo ushaka imbaraga. Mbese sekururokire urarokira kuri mu Yesu murabizi ko ariko bigomba kugenda no mu rugamba rw'abibaho. Gaje ageze ku rugamba asanga nta muntu ugitekereza ko urwo rugamba bazatsinda. Aho umugore yake ntabwo yakwivuga bagari bati mbese ibitekerezo byabo byari batapfuye. Buri muntu n'ingabo n'intwaro bitagashaka ajya kwisesa akajya kwica. Ariko Dawidi ahagera afite ibitekerezo biri positive. Haleluya. Haleluya. Sura ibitekerezo biri positive. Yabaho. Kandi ni kuri rero. Twebwe tuzana n'ibyo twagaruye. Ukungana kugeza uko ukora biterwa n'ibintu babishyize. Niyo baraguhunitse muri panse ziri negative ntabwo kugira ngo ugire ibitekerezo biri positive biraza gusaba ko tuza kugura umuti nza kubabwira kuri mu Baroma ibice 12. Niho nza kubabwira twagiye dukura. Ntabwo twagiye tugira amahirwe yo kugira abantu bagushyira mu bitekerezo biri positive. Wajyaga kwasobanura bakakubwira ngo ujye ntacyo uzimana. Iyo utangira kugisha ngo ugire umwuka wera nawe wariyemera ukibona neza. Nigeze kubabwira umukobwa bitaga Claudine ari muri Canada niba ari no kuyitubwira niba bashyira hazana abantu barateranye muri panse ziri negative baramubwira ngo ni mubi asa n'ingoga byagaze. Claudine agenda afata mu rwanda yirebye muri rwanda bagahita barameze nk'ingoga byagaze. Benshi muri twe natwe tujya tugira panse ziri negative. Siritera tubwiye ko umwirabura ntacyo ushoboye ntacyo uzagera. Twarize tuzi isi yacu n'ibyo babwira psychological tujyamo scientific tujyamo. Ariko iyo batangiye kudekiriza bakubwira ngo ntacyo ushoboye nawe utangira kumva muzi ko panse ziri negative zituma ubatimiye ukabura ijambo we ukavuga ati mpamvu se ko ntashobora kuvuga. Icyo bita kudezinaniza umuntu. Iyi si ni system ya Satani n'ibiri bikora iratudezinaniza ku buryo idushyira icyo bita panse negative. Bakakubwira ko utagira topurize bakaguhagaze ngo uzitunge gusa bigarukira aho bakubwira ko gushinga topurize ngo yaguke ari iby'abana babivukiye. Abenshi tuzapfa nazo gushinga ndavuga ibyo mu bisanzwe.
bimeze. Twakuze tuzi ko gushinga amaduka, gukora indege ari ibintu byaba. Ibyo niyo tubitekereje mu bwenge bwacu tuva mu nzira. Ariko ni sisiteme yo kugira ngo dukurire muri iyi mitekerereze ipfuye nk'ibintu bidashoboka. Igihe rero watinyutse ukavuga ngo nanjye bishoboka ko nagera ahantu, warahageze. Haleluya. Nicyo Dawidi byagenze. Ageze ku rugamba asanga aricyo bita brain washing cyangwa se lavage du cerveau, aho sisiteme ikuzengurutse cyangwa isi itangira ikahanagura mu bwonko bwawe ko ntacyo icyo nta n'ikintu ushoboye, ntacyo uzimarira, ntacyo uzamarira umuryango, ntacyo uzamarira itorero. Harimo abantu basenga n'ibyo basenga bakabigiramo pansiyo negative. Umuntu akaba asenga Imana akagira ibitekerezo by'uko kujya mu bintu bikomeye. Mugasenga, mukaririmba, mugasirimba, akavuga ngo nkunda Yesu, ariko wamubwira kujya mu bintu bishobora kubwira ati sha atuzarega bazaze musengere. Ukibaza ikimukuru wenda. Izo ni icyo bita brain, wabaye washing in your mind. Mindset yamaze gupfa. Kandi nibyo turya rero, nibyo dusaba. Ariko ibigize imitekerereze muri Kristo Yesu. Iyi mitekerereze ari muri Kristo Yesu yageze kuri Dawidi. Mumurebe nawe umwana uvuye mu ntama, utaratowe ku rugamba, ageze ku rugamba asanga bya jenerali byakonje ubwo kuko byamaze kozwa ubwonko kuryana n'ibyagashobora. Asanga abakuru be batoje kurwana, bazi ko basa no gusimbuka, bose bagiye kwisunika ahantu. Ariko aza afite icyo bita repanse positive. Yarahagaze azanye no kurya Goliyati arahagarara atangira kwivuga arivovota, ngabona abasirikare bose bagiye kureba umugabo akeneye. Tibita se ko wihishe. Komanda ariko sabatare wari tivora ile mumina ibanu tiwa. Amina da kudasimbuka ngo mutere cyumudeke ndetse nakora akora kukisoka n'ikundi se kudasimbuka mu mwanda kandi tuzarwana izindi ariko uri aho gitwara. Reka mwumve imbaraga za pansiyo positive. Arangije aratekereza ariko muri iki kigango kitagira Imana kirengera izi mbaraga zo gukangurira abantu nk'abacyazivuye. Atereka amabwiriza kimwebwe n'abana mwamaze kwangira njye nimunde kwibuka kuzamwica. Haleluya. Kandi ngo amaze gufata imitekerereze yagutse, arangije agutekereza mu buryo bukomeye, abona ngo ntabwo uzamwicisha inkota ahubwo azamwicisha ibuye n'imbwa. Epase njyewe nijya kurwana ku rugamba ntabwo nzazana inkota. Uyu mugabo ntabwo yakwicwa n'inkota, bisaba gusa kugira imitekerereze yagutse, warangiza ukamutikura ibuye rimwe ubundi akava n'intumbi y'igisiga n'uko yabyiyakuriye. Avuga ati n'iki bituma mwihisha ni uko mwabuze imitekerereze yo gutsinda urugamba. Njye naje rero Joveli Kadife vuga ngo tuzagerayo. Haleluya. Vuga ngo bizakunda. Yego musumye abantu banjye barabutse banambwira ko nazakuruka, ariko nasise mu bukuru njya musigenda musanga ndira baravuga ati barambye ngo ikiga ngo nane cyo nzimanira. Arangira arambwira ati mwana wanjye uri umusore mwiza pe ikanga kuko yapfuye atabonye ko nabanyuka. Aravuga ati zamuka nange nasubira kumva n'ikintu gikomeye tukagibongeresha. Niko kurambwiye ko nzaba umugabo. Yari afite igitekerezo yagutse ubu sisi n'umwuka mwiza. Nuko rero byina nagije yagira muri mirwani nawe akabona n'iyonga byagaze. Arangije ati mbere y'Imana yo ifite imitekerereze yawe. Haleluya. Arasenga aravuga ngo niki cyatumye undema ukangira mu bintu bimeze nk'iyonga byagaze. Niko Imana aravuga ngo umukobwa wawe uri mwiza kuruta bose bandi. Kandi nzabagusubisha bose. Mu bakobwa nagenze n'abagabo bashatse n'umunyamahanga bakavukira. Imana mwambaye ko mushobora kwiga no kwigayo agashaka yo bamwe bamusebezaga Imana bagakora. Ariko imitekerereze yaje
cyagutse ikaza muri wowe none ubwatangiye gutangwa nate muzongeresha navuganye n'ufite ibitekerezo yagutse ndagana ikintu yambwiye ngo ni mwiza ko baruta mwese. Haleluya. Arangije biramurema. Mwari muzi ko abantu biyahura kubera abantu babatekera imitekerereze mibi ipfuye. Ntabwo nzamutinda kuko nababwiye ko ntabwo nzajya mwiza nk'umwana w'amagambo, ariko icyo bishaka kubabwira nidutekereza ko iri toro reka murebe iyi asambure yacu muyirebe mu mitekerereze murebe. Haleluya. Wowe ntiwica uziko ariko uziko n'abantu bicara bakarisenga mu mitekerereze abantu bagishenge baravuga bati ntaho bazajya, ariko ndasaba ko tuvuga ngo tuzajya. Haleluya. Haleluya. Mutangire ubundi muriza kutubwira mwari muzi ko reka mabwira nimutagira igitekerezo yuko abana banyu bazajya mu kigo nta n'uzakira kuko muzajya mubagarura ko nta muntu barimo n'imizi ndetse bakajya no kwegura iwanyu. Nimutabiturira abana yanyu bazaba amagambo meza ntawe uzaba byose ni hehe. Nutavuga yuko utazigera kwibarusa mu rugo rwawe urangiza n'ubwo uzabibarusa utamaze imyaka itatu byose ni hehe. Kuko biva mu bitekerezo niko Yesu yavuze byarangira bigasohoka mu kanwa tukabyatura. Biva mu bitekerezo byarangira bikajya mu bikorwa tukagira gute tukabikora. Biva mu bitekerezo byarangira bikatujyana mu rupfu tukagira gute tukiyahura. Reka dusome amagambo meza y'Imana. Turasoma igitabo reka mbabwire imitekerereze y'abantu b'Imana mbere y'uko tutadusoza. Musome igitabo cy'Abafilipi ndagira gusa n'abandi musomera Abafilipi ibice bine ahereye ku murongo wa 8. Philippiens 4 chapitre 4 verset 8. Mwumve ibintu mugomba gutekereza. Mu murongo wa 8 kane umurongo wa 8 Bibiliya numvise ko iduha uburenganzira bwo gutekereza ibyiza byose. Icyo kirashaka gutindaho hano cyane. Haleluya. Haleluya. Dufite uburenganzira dufite uburenganzira icyo kirashaka kubabwira bwo gutekereza ibyiza byose. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo niba hari ibyo kwifuza, niba hari ibintu mutekereza, niba ari ubutunzi, niba ari no kugira neza, niba ari imbabazi, muba ari byo mwebwe mutekereza ubwanyu. Haleluya. Pawulo yagandikiye Abaroma arababwira ngo bimusoza ngo ntimwishushanye n'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya
kugira ngo murusheho kumenya neza no gutekereza iby'Imana igize gute ishima. Rero ikintu ashaka kudupabwira muri uyu mugoroba gisoza, ndashaka kubabwira ngo niba ushaka kujya mu ijuru, niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kugira ikintu ukora, gerageza ufate imitekerereze yawe uyihindure ubuzima. Haleluya. Ibyo wibwira ku bandi bibe biboneye, ibyo witekerezaho ubwawe bibe biboneye, kuko ibitekerezo bibi byose bituruka ku mwanzi Satani n'isi igira ngo itwangize. Nta muntu uzigera ugutekereza icyiza mu mwanya wawe, nutitekerezaho icyiza mu cyature ukivuga imbere y'Imana, uzapfa gutyo nk'umuntu utarigeze ubona ibyiza mu isi. Ariko nugira iyo mitekerereze yagutse ukavuga ngo nanjye naremewe gukiza, haleluya, nanjye naremewe kurya neza, naremewe kugenda mu modoka nziza, naremewe kubyara abana beza, naremewe kugira umugisha, naremewe kuzajya mu ijuru, haleluya. Abakatolika barabivuga ngo twagize ibitekerezo bitonde, twaremewe kuzajya mu ijuru, niho iyo imitekerereze ni hehe? Ni mu mutwe. Ubwami bw'Imana rero busanga ahubwo buza gukorana natwe mu mitekerereze. Nidutagira iyi mitekerereze rero iri positive, ngo dutekereze iby'Imana, dutekereze kugendera n'Imana, dutekereze ko ibintu byose Imana yabiremeye twebwe, ntabwo bizigera bidukundira. Tugiye gusenga rero. Impamvu nashatse kuvuga kuri iyi mitekerereze ni uko wowe udatandukanye n'ibitekerezo byawe. Ntabwo bikwiriye ko tugura amashati meza yo kwambara, tukagura amashinete meza, bambara amaherena mukagira amaherena, abafunga imisatsi mugafunga imisatsi, ariko mukaba mufite ibitekerezo bibi by'ipfundo. Ubu uri ikiburaburyo, ubu uri desorganize mu buzima bwawe. Bisaba ngo ugire imitekerereze mizima, hanyuma n'imibi n'izo uyirwanya. Uko turi kugira ngo turwanye imitekerereze ipfuye. Nako Pawulo yavuze, aravuga ngo gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu rwihishwa, ubundi twagacye tukabigororera Kristo. Ntabwo ushobora kugera kuri urwo rugero rero wo gufata mpiri ibitekerezo mu mitima y'abantu rwihishwa utarabasha gutunganya imitekerereze yawe ibe mizima, Imana itugirire neza. Hari aho batsinzwe, hari urugamba rwakoraniye, ndongera kubasubiza yuko ibintu Imana yashyizeho ngo ubikore nta wundi muntu uzaza kubikora mu mwanya wawe. Niba ari ugomba kugura kompiyuta mu rusengero, uzicisha hirya wicishe hino ukibuka ugaruke Kongo uzamuka kugeza Esipanye, ariko uzasanga nta wundi Imana yahaye. Niba ugomba kuzabyara abana batanu, bazaca muri wowe ntabwo uzaba kubyara. Niba ugomba guhaguruka ugakorera Imana, nta muntu uzakora mu mwanya wawe. Umurimo wose uhamagarirwa gukora, nta muntu Imana yashyize mu mwanya wawe bimukore, kuko mufite n'ibitekerezo bigize gute bitandukanye. Nk'uko rero ibitekerezo byacu bitandukanye, niko Imana iduhamagarira kubihuriza hamwe kugira ngo byuzuzanye. Nababwiye ko byose ari hehe? Uhereye umunsi rero ntawe basabye amaboko, nta n'ubasabye amafaranga, ahubwo mureke duhe Imana imitekerereze yacu maze dukoreshe, duhuze umutima, muhaguruke dusenge. Ndifuza ko dusenga ukabwira Imana kuvuga ngo nibyo ntarageraho nawe uzabingereraho, ahubwo ni ukuri reka nzagera ku byanjye nawe ugere ku byawe, nzamura ibyanjye kandi dushobora guhuriza hamwe nabwo tugashwana. Murabizi ko koperative dukora no kwa asosiyasiyo birangira dushwanye, ugasanga umuntu agiye gutumba n'utwo yibikiwe mu nzu. Niyo ngeso tugira kubera ibitekerezo, kubera ko gushingana koperative ibitekerezo yanyu atari bimwe, mujagaraye nanjye njagaraye, bigatuma tudahuza. Nagira ngo mbabwire ngo niba mushaka kubaka inzu nziza, reka tuzubake mu bitekerezo. Imitekerereze yacu igiye iri kumwe n'abana bacu, kandi byose biyobowe n'Imana, kuko birane bitubwira ngo tugire za bitekerezo byari muri Kristo Yesu. Ukambirwa nawe yababajwe
ukabasha gutabara abarengana bose. Turagushimiye mwami Yesu. Nta kintu twavugira imbere yawe uretse kuvuga ngo udutunganyirize imitekerereze. Ndetse ijambo ryaravuze ngo rinda umutima wawe irinde ibintu byose birindwa. Mu yandi magambo urinde ibitekerezo byawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko ari muri bugingo bukomoka. Mwami nta kintu kimwe tujya dukora tutatekereje. Uyu munsi niyo mpamvu dusenze kugira ngo dutunganyirize imitekerereze. Buri muntu wese atekereze kuri mugenzi we ibyiza, kandi n'ibyifuzo tubitekereze y'ibyiza. Ibyo tugambira byose biri byiza, ibyo tuvuga byose biri byiza, imigendekere yacu ibe myiza. Dutekereze gutunga, dutekereze kwaguka, tugire ibitekerezo byagutse, kuko ari gukorera bwangu, gukorera mu mitekerereze yacu. Komeza kubana natwe, turagushimira ko twumvise mu izina rya Yesu. Amen. Imana yawe. Haleluya. Amen. Nuko kugira ibitekerezo bizima, ni pensée positive. Aho uri hose ukumva ko ushoboye, ukumva atakintu na kimwe utoshobora. Yesu nashimye. Ushobora gukorera Imana utabona ko uzobwiriza abantu 100, ukagera ku 1000, ukagera ku mamiliyoni. Uko Imana ikorera aho nyine. Ushobora kuririmba Imana ubona ko uzobagana imbere y'abantu 1000. Uko wigira umuntu wumva ko ushoboye, niko Imana igushobotse. Yesu nashimye. Imana igumisha ukoze Imana maze gutunga ibiganza, Imana imugisha. Amen. Yesu nashimye. Rero nuko ndetse n'ibyo no mu kintu cyose ukora mu kazi ugomba kuba ko umuntu ushoboye, ntagira umuca intege. Urashoboye, uri umuntu muzima kandi urashoboye. Yesu nashimye. Reka rero tuje mu maherezo yo gutanga amaturo, icyo ngiye gutanga Imana mutange, kuko natukamenya ijambo ry'Imana. Mutange munezerewe, kuko n'izuba rinezerewe. Bagiti bavuga bazagufashe, nawe uko Imana yagushoboje. Imana iguhe tukaguhe.
imana ihabwa icyubahiro